Hello family and friends, welcome back again to the Patient TV show. Amahoro y'Imana namwe yaciyeho iminsi so rero ndagamba mbwire ko tugiye guhindura umuvuno. Ubu tugiye gusubira mu kintu cyitwa motherhood agiye atandukanye, ubuzima bugiye butandukanye, tureba travel zimwe na zimwe, mbega nyine buri kantu kose ukwiye kuba uri update, ugomba kuba uri tayari kugira ngo tujye tubana. So rero iyi ni update, iyi ni video ya mbere nkoze yo kugira ngo mbabwire ko I'm back. Tugiye kujya dukora noneho buri kintu cyose. Icyo utagomba gusiba, please subscribe, like and comment, share kugira ngo ntuzacikwe n'ibindi. Tuzareba ibintu bigiye bitandukanye, tuzatureba uko umunsi umeze, turebe uko amasoko agiye atandukanye biba bihagaze, tugende dutemberana ama travel agiye atandukanye, especially soon neza mu Rwanda. As you see rero do iki nicyo bakwambika hano muri Amerika bigiye kwa muganga cyangwa se ugize gute urwaye, ibintu byanga byose babiri iterambere. Ubwo baguhereza kangaka kaba kariho amazina yawe, as you see hano hari izina ryanjye, bagashyiraho amanimero, bagashyiraho imyaka, bagashyiraho igitsina uri cyo, uri umugore cyangwa se uri umukobwa, bagashyiraho ko waje gusura cyangwa se uri mu bitaro cyangwa waje kwivuza, amatariki yawe, nkuko nyine mubibona biraho hano rero muri Amerika. Nkuko mubizi ntabwo bavuga ngo urajya gutunga umukozi, ntabwo bavuga ngo ntabwo nyine urugore this and this, kubera niwe biba bireba. Niyo ufite umupartner nawe aba ari bujye mu kazi, kava mu kazi, abagomba no kugira ibindi bindi akora, ntabwo biba byoroshye. Ariko ndayamubwire, niba uri mu bantu rwose bari kwitegura rwose, my dear, tyaza ikirenge wongere ugira ityazo, wongere ugira ityazo, kubera yuko hano iyo urwaye ugomba nyine kubyimenyana. Ubwo umupartner wawe arakurwaza of course, ariko ntabwo yakora ikintu kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi w'ibyumweru bibiri ukiryamye, kubera nawe barimo kuvunika. Noneho especially abagomba kujya mu kazi, akava mu kazi ananiwe, noneho harimo n'umwana, biba ari ibindi bindi. So as you see ndagafite ko kwa muganga, ariko ndi mu cyombo, ndi mu cyombo. Ngaye nguko rero nagira mbahereze ikaze, mbabwire mube ready. Tugiye kujya dukora ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Nimba uri mu Rwanda ushaka kumenya ubuzima bwa no muri Amerika, I will show you. Niba uri mu gihugu runaka ushaka kumenya amakuru runaka, I will show you. Niba uri umuntu nkunda ushaka kureba ko umunsi wanjye ugenda kuva ku munsi wa mbere kujya ku wundi, keep in touch, stay here, stay on a tune. Mwebwe nta rungu hano rwose kuri Patient TV show. Icyo nkubwiye cyo nta rungu uzigera ugira. Stay with us, tubane, tugende twikora utuntu n'utundi, hanyuma amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane cyane cyane, imigisha y'Imana ibomeho. Ngayo nguko rero nagiye mbahereza ikaze. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, una commenting nyine bari ikintu runaka ushaka kumbwira, cyase inama, igisekerezo icyo ari cyose, I'm there kugira ngo usubize. Ndabakunda cyane rero, nkomeze akazi nkuko mubibona, nkomeze nkore, nibwo buzima. Ndabakunda cyane, imico y'Imana ibomeho. Bye.